Muraho neza nshuti nkunda, murakaza neza kuri channel yitwa Do You Believe in God? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Do You Believe in God, turakwakiriye neza cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe. Hano dusangiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, amasengesho, impanuro zubaka ubuzima n'amasomo adufasha kwegerana n'Imana no gukomera mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mbere y'uko dutangira ndagusaba ibintu bitatu by'ingenzi. Kanda like niba ukunda ubutumwa nk'ubu, andika comment utubwira we aho uherereye n'icyo wifuza ko twazaganiraho. Kanda subscribe unakanda kuma k'inzogera kugira ngo ujye ubona video zacu twapulodinze mu ba mbere. Noneho fata umwanya wawe, utuze, ufungure umutima wawe, ubanze wiyeze maze wumve icyo Imana ivugana nawe, maze wumve impanuro y'uyu munsi. Nizere ko Imana ifite ijambo rigiye kugukomeza, kukwigisha no kukwibutsa ko itakwigera igutererana. Reka dutangire. Haleluya nshuti nziza, bana b'Imana, abana Imana yaronse mu bise by'umuhungu wayo. Uyu ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba udasanzwe ku buzima bwawe. Ni amahirwe wagize kuba ukiriho, kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Ni amahirwe wagize, ntiwumve ko ari imbaraga zawe, ntiwirate ubuhanga cyangwa se ubushobozi ufite, wumve yuko ari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nkubwire, hari benshi bakurushaga agaciro, hari benshi bakundwaga kukurusha hano ku isi, hari benshi bakurushaga amafaranga, bakurushaga icyubahiro, ariko abo ngabo bapfuye, ntabagihari. We kuba ugihari si imbaraga zawe, si ubutware bwawe, si ubushobozi ufite, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu mwene data ngira ngo umfashe tuzamurire Imana icyubahiro. Aho uherereye hose, nyemerera uzamurire Imana icyubahiro, uvuga ngo Mana, isi yose nigupfukamire, amavi yose agupfukamire, indimi zose zature kuri uwera data. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga isengesho ryo gusoza umunsi, isengesho ryo guhamagara Imana ngo ize muri twebwe, isengesho ryo guhamagara Imana ngo itubabarire, kuko umunsi ni muremure. Umunsi ubabaye muremure, tuba twavuze byinshi, tuba twarebye byinshi, tuba twumvise byinshi, tuba twanyuze muri byinshi, ariko iki ni cyo gihe kugira ngo twegerane n'Imana, twongere kugirana ubusabane n'Imana, twongere kubwira Imana ati turacyari babana bawe, turacyari babana bawe, tukugarutseho kugira ngo twongere tugirane ubusabane nawe. Iki ni cyo gihe cyiza cyo gutabaza Imana. Ni ukuri kubw'ibintu byinshi tuba twanyuzemo, ndagira ngo uyu munsi tuze gusengera muri ino ndirimbo ya 82 mu gushimisha Imana yitwa Mwami wakomeretse. Ndagira ngo nkubwire mbere yuko tuganira kuri ino ndirimbo, uyu mwami yakomeretse ari njye nawe azira, yahemuwe kuriya ari twebwe ari kuzira, yaziraga ibyaha byacu. Ndagira ngo iyi ndirimbo mu gihe turaba turimo tuyivugaho, wongere usesengure neza, wongere wibuke ibikomere byose umwami yaciyemo, wongere wibuke ibihe bibi umwami byose yaciyemo. Imbere ataraza mu isi yari afite ubwiza, ariko ndagira ngo wongere wibuke ukuntu umwami yashenjaguye ku bwawe, ukuntu yababajwe ku bwawe. Ibyo ngibyo nibyo biraza kugutera kuzamura isengesho umeze neza, uri mu bihe byiza, urimo urakurura ibihe byiza. Wibuke byose bigutere gushima Imana no kuyisaba kugukomeza kuzageza ku munsi wa nyuma, ubwo tuzihurira nayo tukarebana nayo mu maso turimo tuyishima. Nyemerera dutangire duhereye turaza guhera ku gice cya mbere, dore ko ifite ibitero 5. Byose ndashaka ko tuza kubiganiraho, kandi mwene data nyemerera aho uri hose, ibyo urimo byose nyemerera aka nta kanya ubonye, ni amahirwe ubonye atongera kugaruka mu buzima.
ndagira ngo nkubwire, ndaza mvuge nigendere, ntabwo nzongera kugaruka ngo dusubiremo ibyo twavuze. Ibi ngibi birarangiye. Niyo mpamvu aya mahirwe ubonye uyu munsi, ndagira ngo ntuyateshe agaciro. Fata umwanya wawe, ni mutoya, yaba iminota 5, iminota 10, ni iminota mikenya, kugira ngo tubane hano kuri ino cano, wumva ijambo ry'Imana, twongera kwegerana n'Imana, dusaba ko twagirana ubusabane n'Imana. Uyu muririmbyi yararirimbye wa 82 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyi ndirimbo yitwa Mwami wakomeretse. Nyemerera duhere ku gitero cya mbere. Igitero cya mbere yararirimbye aravuga ati, Mwami wakomeretse, Mwami wakomeretse, nitwe waziraga, wahemuwe utyo, Mwami ushinyagurirwa. Kera utaraza mu isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Umwami ataraza mu isi yari yifitiye ubwiza, yari afite amahoro, yari umunyacyubahiro, ari imbere, ari mu ijuru, ari iburyo bwa se. Ariko akimara kuza mu isi, muzi ibyo bamugize byose, muzi ibyo bamukoreye. Kandi igitero cya kabiri yaravuze ati, mpindukirira undebe, mukiza w'ukuri, n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo. Yesu warampfiriye, n'ibyanjye wazize, umpa amahoro, umpa amahoro masa kuko nkwiringiye. Data, uyu muririmbyi yari ari mu mavuta. Uyu muririmbyi ndagira ngo nkubwire, yari ari mu mwuka aririmba ino ndirimbo. Ndagira ngo uze kuyumva neza, uze kuyisesengura, ubundi uze kumbwira muri komenti. Yaravuze ati, mpindukirira undebe. Data, icyo ni icyifuzo mwene data wakagize mbere y'uko uryama. Ongera ubwire Imana iguhindukirire ikurebe. Ati, mpindukirira undebe, mukiza w'ukuri, n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo. Yesu warampfiriye, n'ibyanjye wazize, umpa amahoro masa kuko nkwiringiye. Ese mwene data we ntabwo wagira iki cyifuzo? Njye ndumva ngize iki cyifuzo, nanjye ndumva nshaka kubwira Imana impindukirire indebe. Ndi kunyura mu bigeragezo byinshi, ndi kunyura mu bibazo byinshi, mfite ibigeragezo, amakuba byinshi biri kundwanya, byinshi biri kumbuza amahoro, ari nabyo biri gutuma nshaka guteshuka inzira ngo njye kure y'Imana. Ariko ndashaka kubwira nanjye Imana ngo ihindukire indebe. Uyu muririmbyi ankoze ku mutima. Reka twumvire hamwe igitero cya gatatu. Igitero cya gatatu yaravuze, Data, kandi imipfire yawe niyo yanyijije, unera kugushima mu kubaho kose. Kandi imipfire yawe niyo yanyijije, intera kugushima mu kubaho kose. Imbabazi n'izawe mucunguzi wanjye, naho urupfu rwantera nta cyakunkuramo. Ati, imbabazi n'izawe mucunguzi wanjye. Ngo kandi ngo naho urupfu rwamutera, nta cyamukura muri Yesu, nta cyamukura mu Mwami Yesu. Ese mwene data, icyo cyifuzo uragifite? Ndagira ngo iri joro ugire icyo cyifuzo.
ubwire Imana, ongera ubwire Yesu Kristo, umubwire ati naho urupfu rwantera nta cyakunkuraho, nta cyambuza kukwizera, nta cyambuza kukwiringira, kuko ibyo wakoze ni iby'agaciro ku buzima bwanjye, kuko ibyo wakoze ni iby'umumaro ku buzima bwanjye. Ese urimo urabwira umwami Yesu gutyo muri ino minsi? Ndagira ngo ubwire umwami Yesu gutyo, mwaturire umubwire ati imbabazi ni izawe. Ubundi numara kwemera ko imbabazi ari ize, arakubabarira ibyaha byawe, wongere kuza mu bana be. Numara kuba umwe mu bana be, nawe nta kindi uzamara kumwemera, umaze kumwiyumvamo, uzumva yuko naho urupfu rwagutera nta cyagukura muri Yesu. Kandi yaraje araririmba igitero cya kanati, no mu ipfa ryanjye Yesu. Urumva icyifuzo no mwene data yagize. Ndagira ngo mbanze nkubwire, ni bakenya hano ku isi uzasanga bafite impano nk'izi, ariko uno muririmbyi yari ari mu mwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo uno muririmbyi yari ari mu mwuka. Nyumvira iki gitero cya kane, ubuhanga burimo, no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirunsinda uzamara ubwoba, ngo kuko umubiri wanjye uzabora, nyamara nzakubona mu maso Umukiza. Uri kumva? Uyu mubiri twambaye uzabora. Giripe yanyishe ariko muraza kunyihanganira. Ati kuko umubiri wanjye uzabora uveho, ngo ariko nzakubona mu maso Umukiza. Umva kwizera uno muririmbyi yari afite. Uno muririmbyi yari ari mu mavuta. Aragira ati no mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi. Umva icyifuzo yari afite. Ati urupfu nirunsinda uzamara ubwoba. Mwene data, ndagira ngo nawe iri joro usabe Imana, urupfu nirugutsinda izakumara ubwoba, izakurinde gutatira ino nzira, uzarinde upfa ukizeye, ukiringiye. Kandi akavuga ati ngo kuko umubiri wanjye uzabora ukavaho. Ntabwo akwiye kwiringira umubiri we, nta nubwo akwiye kuwishinga, kuko wo uzabura awute hano mu butaka, ariko ngo azamubona mu maso. Icyo nicyo gituma agumya kumwiringira, icyo nicyo gituma agumya gukora cyane akiri ku isi, ngo kuko azamureba mu maso gusa. Gatanu akavuga ati Umukiza wanjye mfite ubwuzu nishimye. Yari amaze kwishima, yari amaze kumva asubijwemo imbaraga. Ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye, ume kunesha. Yarangije asaba kunesha kugira ngo atazateshuka inzira, akazapfa atabonye Yesu, akazabura ubugingo. Aravuga ariko ati ume kunesha rero nk'uko wanesheje. Ndagira ngo mwene data nawe iki cyifuzo kibi cyawe, buri munsi uko ugiye kuryama, buri munsi no mbere y'uko utangira akazi ukibyuka, saba Imana iguhe kunesha nk'uko, saba Yesu Kristo aguhe kunesha nk'uko yanesheje. Ngo hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Habaho abantu benshi twakiringira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wakiringira mama wawe, wakiringira papa wawe, wakiringira inshuti, abavandimwe, ariko uwiringiye Yesu Kristo ahabwa ubugingo buhoraho. Kandi naho yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo azatinya, kuko ari kumwe na Yesu Kristo. Wakiringira mama wawe, nihaza ibyago aziruka ukwe nawe ujya ukwawe. Wakiringira papa wawe, nawe nuko, abavandimwe nuko, ariko Yesu Kristo mu bibazo, mu makuba, mu bigeragezo ntagusiga. Intambara arayikurwanira. Weho icyo ufite ni ukumwiringira, ubundi ukamuhanga amaso, ukirebera ubujya kurwanirira gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ni inzira nziza kandi itugeza ku Mana Data, inzira nziza itugeza ku bugingo.
ino ndirimbo ndumva nyikunze, ndumva mfashijwe, ntabwo nagenda nayiririmbye. Nimumfashe niba uyizi umfashe tuyiririmbe, nubwo nta byuma bihari ariko ndumva nagenda nayiririmbye. Mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemucyo mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Mpindukira undebe mukiza w'ukuri, n'impano y'imbabazi njya nkuboneramo. Yesu warampfiriye n'ibyanjye wasize, umpa amahoro masa kuko nkwiringiye, kandi imipfire yawe niyo yanyijije, intera kugushima mu kubaho kose. Imbabazi ni izawe mucunguzi wanjye, naho urupfu rwantera uzanacyakunkuramo. Imbabazi ni izawe mucunguzi wanjye, naho urupfu rwantera ntacyakunkuramo. No mu ipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu ntirunsinda uzamara ubwoba, kuko umubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza, kuko umubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza. Mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe, ngo ndebe inkovu zawe wagize ku
bwanjye. Umpe kunesha rero nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Umpe kunesha rero uko wanesheje, hahirwa uzapfa apfira muri wowe Yesu. Haleluya, haleluya nshuti z'Imana bavandimwe, ndumva ibingibi byo binahagije, ibingibi biranahagije. Nshaka sinanakirirwa nsenga kuko ndumva namaze kwegera Imana. Haleluya, ndimo ndumva Imana, ndimo ndayumva. Haleluya. Ibintu by'Imana biraryoha, kuba mu Mana biraryoha, ariko nimunyemerere dusenge, kuko ijambo ry'Imana nararisomye rirambwira ngo nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba twishutse, ukuri kw'Imana kukaba kutari muri twe, ngo ndetse ngo tuba twise n'Imana inyabinyoma. Ntabwo twatangira kumva ko twababariwe tutatuye ibyaha byacu ngo dusabe Imana imbabazi. Reka, Imana yaratubwiye ati nimwatura ibyaha byanyu nanjye ndiho kwizerwa kuri mwe, nanjye nyiranukira kubabarira ibyaha byanyu. Nyemerera mwene data utuze umutima, uce bugufiya muri wowe, nurangiza wamaze gukurura ubwiza bw'Imana, nurangiza dusenge isengesho ryo gusoza umunsi, isengesho ryo gusaba Imana ngo itubabarire ibyo twagendeyemo byose, kandi tunayiragiza igicuku cy'ijoro tugiye kujyamo, kugira ngo ibane natwe, kugira ngo iturinde, tuze kubyuka turi amahoro masa dushima. Nanone papa wanjye nkunda kandi unyitaho, ubuzima bwanjye bwose ubuzi kuruta uko mbuzi, mu izina rya Yesu Kristo nongeye kugushimira uyu munsi wamaye data, nkaba mbashije kugera ku musozo data nyihumeka umwuka w'abazima. Nyamara nakoze byinshi byari bundimbuze, nakoze byinshi byari bumvane muri uno mubiri, ariko ntabwo wigeze unura umujinya, ahubwo icyo wankoreye data ni ukundinda, nkaba ngejeje amagingo aya ngaya mpumeka umwuka w'abazima. Data, haleluya. Ni ukuri hari benshi twari inshuti, hari benshi twari imiryango, hari benshi data bandushaga ibigango, bandushaga amafaranga, bandushaga ubutunzi, bandushaga kugira inshuti, bandushaga kwitwara neza, gufasha abakene, gukora n'ibindi bikorwa byawe byiza kandi wishimira data. Ariko abo ngabo ntabagihari, bapfuye, bavuye muri uno mubiri, ariko njye ndi muzima. Wishimirwe data. Umunsi wari muremure data, nubwo twe twabonye wihuta gutya, ariko uwitegereje ukareba ibyo wakoze, ibyo wavuze, ibyo wagendemo byose, umunsi uhita ubona ko wari muremure. Twakoze byinshi data byangwa n'amaso yawe, nagendeye muri byinshi data bitagushimisha, bya bindi wanga. Ni ukuri navuze ndacumura, natekereje ndacumura, narebye ndacumura. Data, numvise byinshi ndacumura, navuze ndacumura, ariko ijambo rye ryarambwiye ati data, ngo niduca bugufi ya data tukatura ibyaha byacu, nawe uzakiranukira kutubabarira ibyaha byacu. Ni ukuri umbabarire data, umbabarire ibyaha byanjye byose. Ni ukuri navuze ndacumura,
natukanye, nabeshye, nasuzuguye, niyemeye, nishize hejuru, narebye ibiteye isoni n'ibindi byinshi data. Ariko data ndi imbere yawe, nciye bugufiya kugira ngo umbabarire ibyaha byanjye data, unyemerere umbabarire. Kandi data nkuragije abavandimwe, inshuti n'imiryango biri gukurikira rino sengesho kuri ino channel ya Do You Believe in God data. Ntabwo nagenda n'abasengeye data, hari abifuza data kukwakira ari ubwa mbere bagiye kwakira agakiza kawe data. Ndagira ngo ubahe imbaraga zo kubasha gufata icyo cyemezo kandi uzabarinde kugeza ku iherezo ry'ubu buzima maze bakikwiringiye data. Kandi nsengeye abafite ibibazo mu miryango, abafite inzangano mu miryango, ndagira ngo data ubasure kuko ni weho data waturemye, niwe waduhaye, niwe watubwiye ati nimwororoke, mbese niwe wahaye umugisha ababyeyi ngo babyare. Ujye data ubaha, ndakwinginze ngo ubasure iri joro, ubagirire neza data. Niko nsengeye data urubyiruko rugisoza amashuri data, rukeneye akazi, kandi mu kazi rukeneye akazi, ibyo nibyo ukwiye data kutureberera ukaduha akazi. kandi nta nubwo nabura kubasengera data kuko baragukeneye cyane. Ujye ubasura kenshi cyane data, ujye ubana nabo, ujye ubarinda amajya n'amaza, kuko bahura na byinshi bibarangaza, bahura na byinshi bibashuka, ariko ndakwinginze ngo ujye ubayobora data, ko niwe muyobozi mwiza wabasha kutuyobora tukazagera muri iriya Kanani, tukazagera mu bugingo bw'iteka. Tugiye kuryama, tugiye kujya mu gicucu cy'urupfu, tugiye kujya ahacecekerwa, aho natwe ubwacu tuba tutazi ahantu turi, tukabona burakeye, tukagira ngo ni ibisanzwe, kandi uba warwanya intambara nyinshi ku bwacu. Ndagira ngo uturinde data, ndagira ngo twiyoborere, ndagira ngo tugende imbere, ndagira ngo udukize imigambi mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ngaho gendana natwe, nyemerera data utube hafi kuruta imibiri twambaye. Ubwo buraza guca mu gitondo turaza gushima izina ryawe. Ngaho nyemerera inshuti n'abavandimwe bari badukurikiye, ubahe umugisha kandi umugisha utagabanyije, ntihakagire icyo bakuburana data. Kubw'uyu mwanya bafashe ukumva icyo wavuganaga nabo data, ubahe imbaraga, ubahe kunesha nk'uko Yesu Kristo yanesheje, kandi uzabahe gupfa bapfira muri Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Wakoze gukurikira iri sengesho kuri Do You Believe in God. Imana iguhe umugisha, kandi mu byo ukora uzajya ubona guhirwa, mu byo uvuga, mu byo ukora, mu byo ugenderamo bya buri munsi. Imana ijye igushoboza kuguma kuba hafi yayo, kuguma kugirana ubusabane nayo. Ngaho nyemerera nkubwire ngo niba utari wakanda subscribe, kanda subscribe, dufatanye kwagura uno muryango mugari wa Do You Believe in God. Untere inkunga, ume like, kandi utere comment umbwire n'icyo ushaka kuba twazavugaho. Ubundi nyemerera nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, tuzahurire mu yindi video y'ubutaha. Ndabakunda cyane.